ku kwezi kwa kane dutangiye byarangiye dusubiye mu kwa gatatu, ni ukuvuga ngo amezi, ibintu by'amezi babihinduye. ubu ngubu nyine wumve ku kwezi bavuze ko kuzagira 35 cyangwa 40, itariki 40 n'imyaka, kandi ni ukutagira ngo ni amezi gusa. Imyaka nayo ngo ubu ngubu umwaka ugiye kujya ugira amezi 18. urabyumva ute? uri kumva ari amabeshyi? byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima nako na Minisiteri yari nako nibuka Minisiteri yabitangaje, ariko ni ibintu. Fata telefone yawe urebe ku itariki no ku munsi, n'umunsi wahindutse. uyu munsi si yari kuwa gatatu, turi ku cyumweru. wafashe telefone yawe ukareba, si uyifite? si ngaho ari ubwo turi kumwe? irebere nawe ibaze. uku kwezi cyakora ngo ntabwo bari babyemeza, gushobora kugira 35 ukwa gatatu cyangwa 40, tukabona kugera mu kwa kane. urumva ko byahindutse. nanjye numiwe. ntabwo wari warebaho uratwaye? menya ko ariko byagenze rero, nuparika uze kureba urasanga byahindutse. nuko muri telefone yawe habaga hasa kubera igihe cyahindutse, naho hahindutse. urabyumva ute? nanjye numiwe, ni ukuri natungwa. ahubwo reka nkureke mbanze mbibwire n'abandi. sawa rwose, ariko uyu munsi turi ku ya mbere y'ukwa kane. uyu munsi nanone turi ku ya mbere y'ukwa kane. ngo ni umunsi w'iki? umunsi wo kubeshya? ndakubeshye? uramvumbuye none? uranyumvira di? aramvumbuye. ubu ngubu ndimo ndahera ku murongo ngenda mbeshya abantu, nawe ndakubeshye, n'abandi ndababeshye. yangiye ku gipangu cyo kwa Majerwa. reka